Ikaze muri Cyber Cafe podcast ku bufatanye n'ikigo cy'Abadage gishinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu iterambere GIZ. Uyu munsi turi buganire bimwe mu bigize itegeko rijyanye no kurinda amakuru bwite n'imibereho bwite by'umuntu, aho dufite umutumirwa uraza kutunyuriramo muri make iby'iri tegeko rivuga, ingingo zimwe zitandukanye zigize iri tegeko. Ngira ngo twamuha ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze, nitwa Mukiza Edwin, nshinzwe amategeko n'iyubahirizwa ryayo mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga, ndetse rukaba ari narwo rufite ofisi ishinzwe amakuru bwite. Urakoze cyane Edwin kwitabira ubutumire bwacu. Reka duhise twanzika ikiganiro cyacu, tuvuge muri makeya ni iyihe ntego nyamukuru y'itegeko ryerekeye kurinda amakuru bwite n'imibereho bwite by'umuntu, kuki ari ngombwa ko u Rwanda rugira iri tegeko? Murakoze, iri tegeko rigamije kurinda amakuru bwite n'imibereho bwite by'umuntu, ikagena kandi imitunganyirize yayo. Ariko icyatumye rubaho ni uko kurinda amakuru bwite binoza imitunganyirize ya serivisi, ndetse bikubaka icyizere hagati y'abatanga serivisi n'abayihabwa. Gutunganya amakuru mu buryo bwohereje amategeko birinda ubujura ndetse n'uburiganya bushingiye ku mikoreshereze y'amakuru, ari byo mu cyongereza twita identity theft, ndetse hakabamo na fraud. Kubera ko serivisi nyinshi zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga, buri ikoranabuhanga rikoresha amakuru. Ubushakashatsi dukoresha, systeme nyinshi dukoresha dukora ubushakashatsi zibumva bita za ChatGPT, ndetse n'izindi mbuga dukoresha dukora ubushakashatsi za Google n'izindi, buriya zikoresha amakuru. Tubona amakuru zahawe. Iyo ayo makuru zitayafite kandi yuzuye, n'ubundi ubushakashatsi bwacu ntabwo buza bwuzuye. Serivisi rero zose tubona, zaba ari zikoresha izo mbuga nyine n'amasisiteme atandukanye, ndetse na serivisi z'imari, hafi ya zose zikenera amakuru. Uhabwa serivisi ari uko wabanje gutanga amakuru yawe bwite. Amakuru rero uyu munsi tuyafata nk'umutungo. Nubwo amakuru bwite atagurishwa, amwe mu mahame agenga amakuru bwite nuko amakuru bwite atagurishwa, ndetse nta nubwo azungurwa. Uretse ko twe muri iri tegeko twashyizemo umwihariko, kuko amakuru bwite atazunguwe uyu munsi hari imitungo cyangwa se uburenganzira bw'abantu bushobora kubura. Irengayobora ryagiyemo tuvuga ko iryo zungura rikorwa ari uko nyir'ubwite yasize atanze irage. Byumvikane ko ntawe ushobora kuzungura amakuru bwite y'umuntu akiriho. Azungurwa ari uko yapfuye, ndetse mbere yo gupfa akaba yarasize atanze irage. Ariko mu mahame ntabwo amakuru bwite agurishwa, nta nubwo amakuru bwite azungurwa. Ibyo nagira ngo byumvikane, tagira uwumva mvuze ko amakuru bwite ari umutungo kugira ngo yanagurishwa. Urakoze. Urakoze cyane Edwin. None iri tegeko rireba abandi, haba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, ese ribareba mu buhe buryo? Rireba itunganywa ry'amakuru mbere na mbere. Amakuru bwite hifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa ubundi buryo. Iyo tuvuze ubundi buryo, murebye andi mategeko yenda agenga ibihugu n'ibyo duturanye aha ngaha biri mu burasirazuba, ubundi buryo n'umwihariko dufite. Nubwo tumaze gutera imbere mu ikoranabuhanga, ariko uyu munsi turacyatunganya amakuru dukoresheje n'impapuro. Twashyizemo ubundi buryo rero kugira ngo hatazagira umuntu uwo ari we wese usigara inyuma cyangwa se bibagirana mu itegurwa ry'iri tegeko. Ibyo nagira ngo bisobanuke. Nanone iryo tunganywa rishobora gukoreshwa hakoreshejwe amakuru bwite anyuzwa mu mashini ikoranabuhanga yikoresha cyangwa se itikoresha. Natangiye ingero nka Google n'ayo masisiteme yandi ikoresha za ChatGPT n'izindi, zirikoresha zikaba zishobora kuduha ibyo dushaka. Ni nayo mpamvu twavuze ko gutunganya amakuru bishobora gukorwa mu buryo bw'ikoresha cyangwa se butikoresha. Ni ukugira ngo ubwo buryo bwose bw'ikoranabuhanga bugaragare muri iri tegeko. Rireba kandi abagenzuzi b'amakuru ndetse n'abatunganya amakuru cyangwa undi muntu. Iyo tuvuze undi muntu hano
tuba tuvuga undi muntu uwo ari we wese utari nyir'ubwite, utari umugenzi w'amakuru, n'abe n'utunganya amakuru. Kuki yajemo? Iyo urebye amategeko agenga amakuru bwite cyangwa se n'itunganywa ry'amakuru bwite, n'ibihugu byateye imbere yenda nko mu Burayi n'ahandi byagize ayo mategeko mbere yacu, ibigengwa GDPR, General Data Protection Regulations, usanga ahanini inshingano nyinshi baziha umugenzuzi w'amakuru kurusha utunganya amakuru. Kuko utunganya amakuru muraza kubibona mu gisobanuro cy'amagambo cyangwa se muzanayibona nimukomeza gusoma itegeko. Utunganya amakuru abikora mu izina ry'umugenzuzi w'amakuru. Bivuze ko inshingano nyinshi ziba zifite umugenzuzi w'amakuru, ndetse akabikorera ku mabwiriza ahabwa n'umugenzuzi w'amakuru. Wajya mu itegeko ugasanga inshingano bamuha n'ibyo abazwa mu by'ukuri ni nk'ahari nabyo mu mategeko, ubwo ndavuga amategeko y'ahandi, kimwe n'uyu muntu witwa undi muntu. Ariko uyu munsi ndetse dushingiye ngira ngo ku buremere bw'ibishobora gukoreshwa amakuru bwite y'umuntu bikamugiraho n'ingaruka, twe mu itegeko ryacu nagira ngo usubiremo ko itegeko ryacu bifite umwihariko. Aba bantu bombi uko ari batatu, umugenzuzi w'amakuru, utunganya amakuru ndetse n'undi muntu, twabahaye inshingano zisa nkaho zingana, ndetse kudatunganya amakuru neza nk'uko iri tegeko ribiteganya bose bibagiraho ingaruka. Umugenzuzi w'amakuru cyangwa utunganya amakuru none ashobora kuba afite icyicaro cyangwa se atuye mu Rwanda, ariko atunganya amakuru ya ba nyir'ubwite bari mu Rwanda. Ashobora no kuba adafite icyicaro mu Rwanda, atanatuye mu Rwanda, ariko atunganya amakuru navuga y'abantu cyangwa se ba nyir'ubwite bari mu Rwanda. Byumvikane ko kugira ngo abanyamategeko banyumva barabizi, itegeko riba rigenga nyine ibikorerwa mu Rwanda, ntabwo rishobora kugenga ibidakorerwa mu Rwanda, cyangwa se niko amategeko ateye. Mu Cyongereza ibyo bita territorial jurisdiction of law. Ubwo nagira ngo nkwereke muri make itegeko aho riva rikagera abo rireba, kugira ngo bisobanuke. Murakoze. Edwin, wakomeje kuvuga ikintu kijyanye n'imibereho bwite y'abaturage cyangwa y'umuntu, amakuru bwite y'umuntu. Ibyo bintu mu by'ukuri ni iki ushingiye ku itegeko? Amakuru bwite ubwayo ni amakuru ayo ari yo yose yerekeye umuntu ku giti cye, byabazwi cyangwa se ashobora kumenyekana, haba ari mu buryo buziguye cyangwa se budaziguye. Ubwo ndagira ngo byumvikane ko umuntu ashobora kubazwi amakuru ye n'ubundi akayatanga. Kuyatanga ubwo biroroha kugira ngo amenyekane, cyangwa se atazwi, noneho ya makuru akaba ariyo ashobora gushingirwaho wa muntu amenyekana. Muri ibyo bishobora gushingirwaho amenyekana hagiye hatangwa ingero mu itegeko. Akenshi usanga ari ibintu bimuranga, usanga ari nk'amazina, nomero za telefone, aherereye, ibimuranga byaba ari mu buryo bw'ikoranabuhanga, byaba ari kimwe cyangwa se ari byinshi, ibiranga imiterere y'umubiri we, inkomoko ye, ubukungu, umuco n'ibindi byinshi muzasanga mu itegeko. Ibintu byose umuntu ashobora gushingiraho mu by'ukuri akaba ashobora kumenya ati uyu niyerize, ntabwo namwibeshye. Ibyo twita amakuru bwite, ndetse akaba ashobora kubishingiraho abona n'andi makuru ataragamije kubona, bikaba bishobora gushyira mu kaga. Ikibazo cyabanjirije wakomeje kuvuga ku kintu kijyanye no gutunganya amakuru bwite. Ibyo bintu bisobanuye iki? Gutunganya amakuru bwite, ngira ngo wumvise inyito gutunganya wumva ko ari ukuyakora neza. Nta nubwo ngira ngo byakabaye bisaba itegeko. Gutunganya ni ukugira ikintu neza, ariko siko bimeze. Mu ikoranabuhanga ikintu cyose ukoze ku makuru bwite, noneho by'umwihariko hano uba uyatunganyije, wayakusanya, wayahererekanya, yemwe no kuyangiza ubwabyo uba uyatunganyije. Harimo rero ibikorwa byinshi nk'uko byagiye bigaragara mu itegeko. Harimo kuba no kuyabika ubwayo, kuyahuza, kuyagarura, kuyasubiza, guhisha, kuyageraho cyangwa se no kuyabona ubwabyo, gukusanya, kwandika,
kunoza harimo ibikorwa byinshi. Ngo buri kintu ukoze ku makuru bwite uba uyatunganyije. Ikintu cyose uhendeye ku makuru bwite y'umuntu buri utangiye uba wayatunganyije. Niko tubyita, ariko ntabwo bivuze ko ari ukuyagira neza gusa. Uretse ko hari n'ibikorwa mu buryo bwo kuyatunganya bigakorwa ku bushake bwa nyir'ubwite. Uyu munsi iyo ushatse kugira ibyo ukosora yenda ku makuru watanze mu kigo yenda gishinzwe indangamuntu, niba waratanze ifoto yawe ufite imyaka 16, uyu munsi ufite imyaka 30, ifoto watanze icyo gihe mu by'ukuri ntabwo umuntu yakureba ngo amenye ko ari wowe. Kuba rero ushobora gusaba urwego nk'urwo uti nimumosorere, ugatanga indi foto bakayakosora, nabyo ni ukuyatunganya. Ariko noneho ngira ngo mu buryo navuga bujyanye no kubahiriza uburenganzira bwa nyir'ubwite nyine. Byumvikane rero harimo ibikorwa byinshi, hari ibishobora gukorwa mu buryo bwo kubahiriza uburenganzira bwa nyir'ubwite, hari n'ibishobora gukorwa noneho mu buryo bwo kubangamira uburenganzira bwa nyir'ubwite. Bisaba amategeko n'amabwiriza kugira ngo ibyo bintu bikorwe neza. Edwin, urakoze kudusobanurira, ariko birumvikana yuko iri tegeko ari rigari, byumvikane yuko bigoye ko twahita turinyuramo ryose. Nonaha bivuze yuko tuzagenda tugira ibiganiro bitandukanye birushaho gusobanurira abaturarwanda n'abanyarwanda muri rusange iby'iri tegeko. Ariko umuntu akeneye kugira ibyo amenyaho byisumbuye yagana hehe, yabigenza ate kugira ngo asobanukirwe? Itegeko riraboneka ku rubuga rw'ibiro bishinzwe kurinda amakuru bwite, ari rwo www.dpo.gov.rw. Wakoze cyane Edwin kwitabira ubutumire bwacu. Inshuti bakunzi ba Cyber Cafe, iyi podcast ya NCSA, uyu munsi nta dusoreje, tubizeza yuko ubutaha tuzakomeza kuganira ku byerekeye iri tegeko kugira ngo tugire ubumenyi bwisumbuyeho ku bijyanye no kurinda amakuru bwite ndetse n'imibereho bwite by'umuntu. Amahoro.